ukwiriye kwiga neza uburyo ki Imana yakugeneye imigisha y'ibihe byose. Dore imigisha wagenewe n'Imana y'ibihe cyangwa se isarurwa cyangwa se itanga cyangwa igira umumaro mu bihe byose. Nta gihe na kimwe Imana yateganije ko ukwiriye kuba mu kababaro ariko katagira ikintu na gitoya gishobora kugusapotinga mu bihe bitandukanye. Kimwe kibarizwa mu bwoko bw'inyamaswa cyangwa se amatungo, ikindi nacyo kibarwa mu myaka. Ukwiriye kwiga neza uburyo ki Imana yakugeneye imigisha y'ibihe byose. Dore imigisha wagenewe n'Imana y'ibihe cyangwa se isarurwa cyangwa se itanga cyangwa igira umumaro mu bihe byose. Nta gihe na kimwe Imana yateganije ko ukwiriye kuba mu kababaro ariko katagira ikintu na gitoya gishobora kugusapotinga mu bihe bitandukanye. Usanga umuntu ajya muri turiya agahita ashaka kutumariza aho umuntu ateye urushundura hose akumva ko yahita kukumba. Umurobyi w'umuhanga ntabwo aroba nk'ushaka ko aho yarobye amafi ashirayo. Ubundi umurobyi w'umuhanga aroba ahantu, hanyuma aho yarobye ejo ntasubirayo, ahubwo aravuga ati reka mpahe iminsi kugira ngo ya mafi mato abanza kure azagira umumaro mu gihe runaka n'abasubiyeyo nzasanga yarakuze. Ariko twebwe mu gisata cy'ijambo ry'Imana cy'iyobokamana, ntabwo ikintu cya mbere tutaramenya, turacyari mu bihe byo kumva ko icyo Imana ishyize imbere yawe ako kanya ugomba guhita ukinonoza ukakirangiza. Niba Imana iguhaye umukristo, niba Imana iguhaye se intama, niba Imana iguhaye akazi, uhita wumva ko ugomba kununuza bigahita bishira. Utabinunuza none ukumva ko wabikama buri munsi, ariko ntufumbire buri munsi. Ese ibyo ukama bizava kuki? Tugiye kubona rero ikintu kimwe mu myaka cyangwa se umwaka umwe mu myaka ihingwa, ntabwo ari umwaka w'ibihe, ahubwo mu myaka ihingwa cyangwa mu biribwa bihingwa, tugiye kubonamo umwaka umwe utwigisha tubone n'itungo rimwe mu matungo yororwa. Ni ukuvuga ngo umuhinzi wahinze igihingwa kimwe cyitwa ibigori, iyo afite ubwenge cyangwa se tuvuge ngo ureba kure, mu gihe cyo kurya ibigori, nubwo ibigori bibisi bya bindi abantu botsa biryoha, ariko abica ateganya ko azakenera n'akawunga. Ndagira ngo urusheho kumva impamvu mvuga aya magambo. Hari ukuntu Imana iduha ibintu cyangwa idushyira muri kondisiyo runaka, tugashaka ko ibintu byose birangira ubwo nye, kandi uri gushaka ko birangira nyamara wowe nturarangira. Igihe cyawe cyo kuva ku isi ntikiragera. Umuhinzi w'umuhanga usarura, umusaruzi w'umuhanga, imyaka ye y'ibigori iyo ajya guca ibyo kotsa ntabwo abica nk'urangiza, ahubwo ajya guca ikigori kimwe agatekereza ko azakenera akawunga.
bityo akareba ingano y'umurima bikamuha kubara, akavuga ngo ibi bigori ngiye kubirya, ariko nubwo ngiye kubirya nzakenera kawunga. Icyo gihe bizamufasha kumenya uburyo bwo guca bya bigori, bituma atabica nk'ubisahura, bituma atabica nk'ugiye kubirya nk'ahazapfa ejo. Ikindi, umworozi w'umuhanga, iyo inka, tuvuge ku nka y'imbyeyi, igira igihe cyo gutanga amata, ikazagira n'igihe cyo gutanga inyama. Icyambaye amagambo mukayumva, inka igira igihe cyo gutanga amata, kandi umenye ko hari n'ikindi gihe kimwe cyo gutanga ifumbire. N'imfizi kandi hari igihe cyo gutanga ifumbire, hari n'igihe cyo gutanga amafaranga aturutse ku kuba imfizi ikora akazi kayo, hakaba n'igihe cyo gutanga inyama. N'imbyeyi nayo nuko, ibihe by'ifumbire ikimuka ikajya no ku bihe by'amata, ikava no ku bihe by'amata ikajya no ku bihe by'inyama, ari ryo herezo ryazo. Twe nk'abakristo, twe nk'abavugabutumwa, twakabaye twigira kuri ibi. Niba umworozi azi ko inka ye iri mu gihe cyo kumuha amata, akayigaburira ntayikame nk'uyirangiza, ntayikame nk'aho agiye gupfa, nubwo afite ibibazo byinshi, ariko akamenya ko bitagomba gushirira kuri ya mata, ahubwo hari ikindi gihe atezemo umusaruro yanga, bituma inka ye ayigaburira neza, ari ya mata akaboneka, ari na ya za nyama akazabona amafaranga y'inyama menshi, akemura ibibazo byinshi mu gihe cyabyo cyabigenewe. Umusaruzi w'ibigori atangira yuhira ikigori cye, acunze avuga ngo reka ngiye ifumbire kizere giheke 2 giheke 3, kugira ngo nzabone iby'abana botsa, ngire n'ibizasigara bizabaviramo akawunga. Igihe cyagera kuko byeze neza, yaca ibigori 5, ibiti 5, ugasanga aciye ibigori 10, bikahaza umuryango, bakotsa rwose, kuko yagize ute, yateganirije ahazaza. Iyo utateganirije ahazaza bikiri mu mizi, cyangwa se bikiri mu gihe cyo gutegura, ntabwo uteganya ahazaza mu gihe cyo kurya. Yabanje gushyiraho ifumbire, ateganya ko azakenera icyo kotsa, agakenera n'ikizamuha akawunga. Twe nk'abakristo, iyo dusenga dute? Wakabaye uri umushumba, inama yawe ukamenya ko uyu munsi mwaganira, ikakuviramo umuturanyi mwiza, ikakuviramo umukristo mwiza, ariko no ku iherezo ukazayikuraho umunyago ibonye ubugingo. Kandi ibyo ngibyo ntabwo uzabitangira gutyo gusa, bizatangirira kuri wowe muri mind, wisetingamwo ko kugira ngo uzabane n'intama yawe neza, ari uko ugomba kunyurwa n'utwo ufite. Ariko niba intama izakubona bitewe n'uburyo uyigendera, cyangwa se uwo mwese muri abakristo mugahungana, kuzaba umukristo w'igihe gihari
n'igihe kizaza ntabwo bizakunda. Amen. Bishatse kuvuga ngo rero muvandimwe, bene data, nari nshatse ngo dukore iki kiganiro kigufi nkwibutse ko mu misengere yawe, mu mikirizwe yawe, niba uri umubwirizabutumwa, mu mivugire y'ubutumwa yawe, nubona ufashe Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ugiye, nunaramuka uteganije ko ukeneye no kubaho cyese no kurara uriye, ntuzateganye ko ugomba kurara uriye wujuje. Niba utegereje amasezerano y'Imana, ntuyategereze nk'umuntu ushaka ko ibibazo birara birangiye byose, kuko ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Hari igihe cyo kurya bike ariko kandi ugakora byinshi. Hari ukubana neza cyane, ariko mubana nabo neza cyane ntabwo uzi ngo nubana neza cyane hazinjira byinshi cyane, ahubwo nubana neza cyane hazinjira bike ariko uteganyije byinshi. Kuko babandi ubanira neza, babandi usengera, babandi ubyaza ubutumwa, nyuma y'uko bamaze kwakira agakiza neza, koko buri wese azaza gusanga, kandi naza gusanga azakubera umugisha w'uburyo bwose. Nurwara niwe uzaguheka, nunasoza niwe uzakugaburira cyangwa nawe umugaburira. Kandi n'igihe cy'ubugingo, muri make uzasanga impande n'impande warigose mu buryo bwo kwiteganiriza. Ikindi, iyo dusenga, ubu ngubu imyaka ireze, tuvuge dutyo, imyaka ireze, ariko yeze kuko yahinzwe. Ubushize twabivuze, yeze kuko yahinzwe. Wowe warahinze, uteganya ko uzabona ikigori wotsa mu by'umwuka, ukazanasarura. Niba nta muntu uvugana neza nawe, ikigori cyo kotsa ntacyo uzabona. Icyo twita igikona cya Eliya ntacyo uzabona. Igikona cya Eliya Imana ikimanuriye mu kubana neza n'abandi. Muri bya bihe twita ko ari iby'ubutayu, Imana imanukana ubutabazi bw'agahe gato, aricyo cya kigori cyo kotsa, ikuzigamiye akawunga cyangwa se ikuzigamiye ibifatika. Ariko ntabwo bizabaho utabana neza. Niwige kubana neza, munyarwanda, munyarwandakazi. Usubiremo mubwire ngo kubana neza kubana nabi kwawe ni inzara urimo urinjiza iwawe. Abanyarwanda nitubana nabi, Abanyarwanda nitudashobora kwegerana ngo turebe icyo dupfa tugisimbuze icyo dupfana, tureke Imana twigishijwe z'amaca zitagaragaza ubumwe, ahubwo zigaragaza ko ari nk'urwego rwo gutanana mu mashingu. Izo mana tuzirambike hasi. Izo si Imana, ni imana z'amacakubiri, ni imana z'ibigirwamana. Imana nyamana ni imana y'urukundo, ni imana yuzuza abatari buzuye. Ubwo kuzura kutari hagati muri mwe, iyo si Imana yireke. Ikindi, hari inyubako ni Satani. Imana itakumenyesha umwanzi uri hagati muri mwe mwiteraniro ngo mumenye ubwenge bwo kumurwanya, iyo si Imana. Ahubwo agahora kumenyesha umwanzi, uriya n'umwanzi wawe, uriya n'umwanzi wawe, uriya n'umwanzi wawe. Ibyo ntabwo ari byo izo mana. Nk'Abanyarwanda duhaguruke tuzange.
ikindi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwitegure, igihe cy'isarura kiregereje. Mwitegure, igihe cy'isarura kiregereje. Abanyarwanda mube maso, musenge kandi musengere igihugu cyanyu. Bisubiremo, igihe cy'isarura kiregereje. Simvuze ngo kirageze, ahubwo kiregereje. Mube maso, musenge kandi musengere igihugu cyanyu. Icyo mbabwiye ni ugusengera igihugu, simbabwiye ngo mugende ngo muvuge ngo habaye ibi. Nta bibaye, ahubwo musengera iki? Igihugu cyanyu. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Duce ikigori tuzirikana ko tuzarya kawunga, dukame amata tuzirikana ko hazaboneka n'inyama. Ibyo kurya nk'abana b'abanyamururumba tubyirengagize. Murakoze cyane.